ibuye ryose baritandukanya n'irindi kugira ngo bakuremo wa mushongi wa zahabu wagiyemo. Ibyo Yesu yahanuye birasohora ngo nta buye rizasigara rigeretse ku rindi. Ibyo byarabaye muri 70. Habaho gutatana, batatanira mu mahanga yose yo mu isi. Arakomeza we yararimo ahanura avuga rero ibizaranga imperuka y'isi. Bo byo batekereza amaproje y'imyaka 100 iri imbere. Abo ngabo nibo isi yita ngo nabubatsi. Abo nibo babakozi bafite igihe cyo kuruhuka itariki ya mbere z'ukwa gatanu. Nawe warangiza ugashyuha cyane ngo barimo ngo uri umukozi ye waruhutse. Reka ntabwo ari we burya washyiriweho kiriya kiruhuko. Muvandimwe wo kuri Iyerusalemu TV, ndagusoje mu izina rya Yesu Kristo, ndakwifuriza amahoro y'Imana kandi mboneyeho kugushimira umusanzu wawe ku biganiro byacu. Umwami Yesu nakwishimire kandi aguhe umugisha. Ndagarutse rero n'ubundi, ndagarutse nanone kugira ngo tuganire kuko dufite ikibazo kandi kimaze iminsi kikuri guke kwafungujwe ibinyoma byinshi. Nahanjye nawe rero kugira ngo tushakashake tumenye ibyo umwami ashima. Nitumara kubimenya tumwegere. Bibiliya iravuga ngo nimumwegere kuko ari we buye abubatsi banze ariko ryahindutse rikomeza imfuruka. N'ubundi ntabwo ndi bujye kure y'ijambo twaganiriye ubushize. Ndagira ngo dusubire mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Turasoma igice cya 24 n'ubundi turasoma umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 3. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo Yesu asohotse mu rusengero, akigenda abigishwa be baramusanga bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Arababwira ati ntimureba ibi byose? Ndababwira ukuri yuko aha atazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Yicara ku musozi wa Elayono, abigishwa be baza ahari biherereye baramubaza bati tubwire ibyo bizaba ryari? N'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'icy'imperuka y'isi ni ikihe? Reka tugarukire aho ngaho. Yesu ashimwe cyane. Ndabibutsa ko cyangwa se ndakwibutsa ko wowe unkurikiye amagambo Yesu yagiye avuga ni amagambo ahishemo amabanga, kuko Yesu uretse ko yari asanzwe muri style y'uburyo yigishagamo, uburyo yakundaga gukoresha mu buryo yigishaga, yavugiraga mu migani. Ariko noneho by'umwihariko buri jambo ryose Yesu yagiye avuga ryabaga rifite igisobanuro mu buryo bubiri. Ni passage y'umwuka n'iy'umubiri. Yesu yagiye aca mu bigaragara ariko ashaka kuvuga ibitagaragara, kandi ushobora gukurikirana ibyo yavugaga mu buryo bufatika ukabibona cyangwa se ukagira icyo umenya, ariko no mu buryo budafatika hari ibyo yagiye avuga bisaba nyine guhishurirwa n'umwuka wera akakwiyereka cyangwa se akaguhishurira ukamenya icyo yashakaga kuvuga. Muri aya magambo Yesu yavuze yararimo ahanura ibyendaga kuzaba kandi byaje gusohora, ari nacyo gihamya gikomeye dukwiriye guhagararaho tukamenya ko n'ibindi bizasohora. Nkunda kubivuga, ubuhanuzi bubaho, ubuhanuzi bw'iby'Imana yahamije burahari, turabufite bwinshi, kandi n'uyu munsi Imana ifite abantu ivugiramo cyangwa se abahanuzi yahagurukije kugira ngo bahanurire ubwoko bw'Imana, bavuge iby'Imana, iby'umwuka wera ababwiye kubwira itorero kugira ngo rikure rikomere, rirusheho kwitegura kugaruka k'umukiza wacu ari we Kristo Yesu. Rero muri aya magambo Yesu yavuze yari arimo asobanura ibyendaga kuzaba mu bihe bizaza. Ibyo byaje gusohora by'umwihariko mu mwaka wa 70, ni hafi imyaka 40 Yesu yarasubiye mu ijuru. Ibi byaje kuba Iyerusalemu haba ibyago bikomeye. Mu mwaka wa 70
habaye ikisa no kurimbuka kwa Iyerusalemu ndetse n'abari bayituyemo benshi barapfa. Byagenze gute? Mu kuri icyabaye ni nk'imperuka ku bwoko navuga ngo ku bayuda cyangwa se kuva mu bari mu gice cy'ubuyuda. Ubwo ndavuga muri Yudeya, ubwo ni mu gice cy'amajyepfo icyahoze ari ubwami bw'Ubuyuda bwari buyobowe n'umuryango wa Dawidi, kuko Isirayeli igeze gucikamo ibice bibiri. Imiryango 10 ijya mu majyaruguru ifite kapitale yitwa Samariya, yari iyobowe n'umugabo witwaga Yerobowamu. Hanyuma igice cy'amajyepfo gisigarana imiryango 2 witwa umuryango wa Benjamin ndetse n'umuryango wa Yuda. Abo bari bayobowe n'umuhungu wa Salomo witwaga Rehobowamu. Rehobowamu yari umuhungu wa Salomo, Yerobowamu yari umugaragu wa Salomo. Yerobowamu ayobora amajyaruguru afite imiryango 10. Imiryango 2 mu majyepfo, uwa Yuda n'uwa Benjamin, bari bayobowe n'umugabo witwa Rehobowamu umuhungu wa Salomo. Niyo mpamvu rero igice cy'amajyepfo cyari cy'Ubuyuda, icy'amajyaruguru cyari Isirayeli. Igice cy'amajyaruguru Isirayeli niho hayoboye abami nk'aba Ahabu n'umugore we Yezebeli, niwe yaramenyekanye cyane. Igice cy'amajyepfo niho hari hayoboye umwami witwaga Yehoshafati, yaramenyekanye cyane nawe. Rebye ingoma za kabiri igice cya 20 wamenya uwo navugaga uwo ari we. Ntabwo rero nshaka gutinda muri izo nkuru z'ibyakera, gusa nuko nari mvuze ngo ibyabaye mu gice cy'Ubuyuda, Yudeya, mu gihe cya Yesu niko iriya ntara yitwaga intara ya Yudeya. Iyerusalemu yararimbutse, irimbuwe n'ubwami bw'Abaroma. Ikindi, ntabwo bwari ubwa mbere Iyerusalemu irimbuka, kubera ko uwigaruriraga isi wese yashakaga gufata kiriya gice cya Isirayeli. Hari impamvu kandi, by'umwihariko yabaga ashaka buriya butaka bwubatseho Iyerusalemu. Yabaga ashaka kariya gasozi kitwa Siyoni kwari kubatseho urusengero. Hari impamvu rero Abaroma bamaze gufata Iyerusalemu cyangwa se bamaze gufata Isirayeli, yinjiye bayikoloniza igihe bakomeraga mu isi, kuko umwampereri wese wajyagaho cyangwa se uwigaruriraga isi icyo gihe yamakingaga shuwa ko afashe agace ko mu burasirazuba bwo hagati na Isirayeli irimo. Ibyo ngibyo Empire y'i Babuloni yarabikoze, Empire y'Abagiriki yarabikoze. Alexandre Mukuru, umuhungu w'i Makedoniya, yarabikoze, afata kariya gace aramanuka ndetse afata na Egiputa. Abaroma nabo baje, nabo barabikoze, bafata kiriya gice bafata Isirayeli y'icyo gihe. Barangije Yesu yavutse asanga n'ubundi Abaroma bakolonije igihugu cyabo. Anasanga umutwe w'abazerote warimo abagabo nka ba Petero, bumvaga ko Mesiya naza azabakiza uburetwa, azabakura ku ngoyi y'Abaroma. Ariko Yesu aje ntabwo yahise akora ibyo batekerezaga. Oya, ntabwo yakoze ibyo batekerezaga, ahubwo we yababohoye uburetwa mu bundi buryo. Hanyuma rero mu minsi ye ya nyuma yenda kwigendera, asohoka mu rusengero. Abigishwa bajya ku musozi, hanyuma bamwereka iby'urusengero, bitegera urusengero, bararumuratira na Yerusalemu ukuntu mbese bimeze neza. Yesu arababwira ati, ntimurebe ibi byose, uru rusengero rwanyu nta n'ibuye rizasigara rigeretse ku rindi. Abigishwa bati, uvuze ngo iki? Ushatse kuvuga iki? Yesu arabasobanurira, arababwira ati, uru rusengero runguru nta buye rizasigara rigeretse ku rindi. Mu mwaka wa 70 rero birasohora, umuhungu witwa Tito, umujenerali w'umurwanyi uteye ubwoba, w'umugome ku rwego rwa nyuma, aramanuka atera Isirayeli cyangwa se atera Yerusalemu, arayigota. Uyu muhungu yahawe itegeko na se Empereur Vespasien, Kayizari Vespasien, umwami w'Abaromani. Yamuhaye itegeko, aramubwira ati, genda ufate Yerusalemu
uyiragize inkoni y'icyuma, kuko bari mu ntambara yari yatangiye muri 66. Abayahudi cyangwa se abayuda n'ababenjamini bagumutse, batari kumva uburyo bagomba kubaha amabwiriza cyangwa se amategeko y'i Roma. Byari ibihe bigoye, byari ibihe by'akaga, byari ibihe biteye ubwoba. Bagota Yerusalemu mu gihe kibi, mu gihe cya Pasika. Mu gihe cya Pasika murabizi ko iba mu kwezi kwa gatatu kuri kalendari ya Gregoire, ariko kuri kalendari y'abayuda ni ukwezi kwa gatatu n'ukwa kane. Igice cyo kwa gatatu n'ukwa kane, muri make ni ukwezi kwa gatatu n'ukwa kane igice, niko kwezi kwa mbere kw'abayuda. Hanyuma rero arayigota, abarimo imbere muri Yerusalemu urumva n'abashyitsi bari baturutse imihanda yose, abavuye muri Afurika, abavuye muri Aziya, nuko no mu Burayi simbizi, bose bakoraniye aho ngaho. Bicwa n'inzara kubera ko bariye ibyo kurya byari birimo, birarangira. Abazerote bo kubera ko bari inkotanyi cyane, bo mvuze inkotanyi se ntimuza kuntera amabuye, bari abantu bakotana nyine. bari abantu bakotana, bazi kwanga agasuzuguro cyane. Bo batwitse ibiryo byabo ngo babwira abandi ati mwaretse tugasohoka tukarwanya Abaroma, tukikuraho agasuzuguro kabo, tukikuraho uburetwa bwabo, kuki badukoroniza. Amambere twakoronijwe n'Abanyamisiri, ndavuga Egiputa, batubana imyaka 430. Dukoronizwa n'abantu b'i Babuloni, batubana imyaka 70 yose, ndetse iranarengaho. Amasengesho ya Daniel niyo yadukuyeyo. None pe n'aba batindi b'Abaroma, kandi iyo niyo yari ideology y'abazerote. Abazerote bo bumvaga nyine bahagarara bakarwana. Abandi bati reka ntitwakwishora muri izi ngabo, isi yose itinya. Inzara irabica, abantu batangira kuryana, abantu batangira kwica abana babo, bakababaga, bakabateka, bakabarya, nuko ibintu biba bibi cyane. Hafi inzara imaze kubica, batangira bamwe gusohoka, nuko Tito atera Yerusalemu arayirimbura, yica abantu. Hapfuye abantu barenga miliyoni y'abantu, hafi 97,000 babifata bunyago cyangwa se babifata bugwate. Barangije babajyana i Roma, aba no mu zindi region nyine, mu bindi bice bya Empire y'Abaroma, babagira abacakara. Byari ibihe bitoroshye. Yesu yari yavuze ngo abazaba bari Yudaya bazahungire ku misozi. Abakristo bamwe bararokotse kuko bari barazirikanye iby'ubuhanuzi bw'umukiza, bari barabizirikanye. Hanyuma rero ibyo bibaye, bamenya ko koko ibihe Yesu yahanuraga byasohoye. Barangije bo barahunga, bamwe bahungira mu misozi, harabaje muri Afurika, muri Empire du Mali n'ahandi banyanyagira hirya no hino. Muri make baratorongeye, batatanira hirya no hino mu isi. Ndabibutsa ko abangaba nibo babambye Yesu. Birashoboka ko hari se kuba Yesu yaraje ntibamumenye ari kimwe mu byatumye ibyago bibageraho, kuko Yesu yagiye abivuga mu migani, aravuga ngo Yerusalemu yaba wari umenye igihe cyo kugendererwa kwawe. Yesu yarababwiye ngo naje mu izina rya Data ntimwanyemera, ariko uzaza mu izina ry'undi, mu izina rye bwite, we muzamwemera. Kandi nibyo koko, kuko uyu munsi abayuda bategereje Mesiya, ntabwo bazi ko yaje, ariko kuri twebwe twamenye ko yaje. Turabizi ko yaje, ahubwo tumutegereje ngo agaruke bwa kabiri, ariko bo bategereje wa wundi uzaza mu izina rye bwite. Uwo niwe bazakira nka Kristo, ariko nyuma bazamenya ko burya atari Kristo. Paul atwibira ibanga mu Baroma, igice cya 11:25, aravuga ngo bene data ndashaka mumenye iby'iri banga, ko Abisirayeli baraguye ariko si bose, kugira ngo twebwe abanyamahanga twakire agakiza. Mu yandi magambo, bene wabo, Paul niko yavugaga, baraguye ariko si bose, kwari kugira ngo twebwe abanyamahanga tubone agakiza.
uyu munsi rero agakiza kari muri twebwe abanyamahanga, igihe kizagera gasubire mu Bisirayeli. Yesu yagerageje gusobanura ibihe, agenda avuga ibizaba. Ibyo byarabaye muri 70. Titusi araharimbura, atwika urusengero. Yesu nk'uko yabihanuye, urusengero kubera zahabu nyinshi yari ruriho, irashonga iragenda ijya mu mabuye hasi, mu mapave yari aho ngaho mu mbuga. Abasirikare b'Abaroma baragenda baracukura ibuye ryose baritandukanya n'irindi kugira ngo bakuremo wa mushongi wa zahabu wagiyemo. Ibyo Yesu yahanuye birasohora, ngo nta buye rizasigara rigeretse ku rindi. Ibyo byarabaye muri 70. Habaho gutatana, batatanira mu mahanga yose yo mu isi. Arakomeza we yararimo ahanura, avuga rero ibizaranga imperuka y'isi no kugaruka kwe. Aravuga ngo muzumva ku murongo wa 4, muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara. Aho rero twebwe niho tugeze, aho niho turi ubu tuvugana. Turi mu gihe cy'intambara n'impuha z'intambara. Ngira ngo ubushize twavuze ku by'intambara ya Irani na Isirayeli n'Abanyamerika. Uretse ko izi ntambara ziba zifite icyo zivuze cyangwa se zishatse kuvuga mu buryo bw'umubiri na geopolitique, uburyo politike muri iyi si ibihugu bikina biba bimeze nk'ikinamico, kandi ni nka script ya filime yanditse. Ibyo bakora baba babizi. Bashobora guteza intambara, ukabona ni intambara iri hagati n'amakimbirane n'ubushyamirane, ariko mu kuri ari intambara gusigamije, ari intambara y'ubukungu. Kuko ngira ngo murabizi, Putin arasa muri Ukraine, ingano zahise zihenda. Ukibaza ngo ingano zose z'isi ziva muri Ukraine no mu Burusiya? Igisubizo ni oya. Ariko se ninde uvuga ngo ubwo barashe muri Ukraine ingano ni igiciro cy'ingano n'igite gihenda, ingano n'izite zibura, essence ni hiti henda? Bigenda bite? Hari ukontrola ibyo bintu byose, arahari. Uwo nguwo ni wese w'intambara. Hariho abantu Satani yahaye autorisation y'urupfu, bagendana ikibari cy'urupfu, bico bashaka bagakizo bashaka muri iyi si. Muri iyi si hari abantu Satani yahaye icyangombwa cyo kumena amaraso kandi ntagire umuntu bibabaza. Abo nibo batunga inganda zikora intwaro. Abo nibo bafite tekinoloji y'iyi si. Abo nibo bagenga ifaranga, nibo bagusha ifaranga rya hariya irya hariya rikagira agaciro. Abo ngabo nibo bakontorora ibigega by'imari by'iyi si. Uko niko kuri. Abo rero nibo basewe intambara. Abo ngabo n'agatsiko k'abantu bake. Abo nibo bagenga byose. Utabumvira baramwikiza. Abo nibo bateza intambara. Iyi ntambara zikuba, iyo ziri kuba twebwe dufata impande tugafana, ariko ni ibintu biciriritse ku rwego rubabaje. Twebwe dufana ibyo tureba, ariko haba hari agenda y'ibyo bari gushyira mu bikorwa. Bo iyo batekereza amaproje y'imyaka 100 iri imbere. Abo ngabo nibo isi yita ngo nabubatsi. Abo nibo babakozi bafite igihe cyo kuruhuka itariki ya mbere z'ukwa 5. Nawe warangiza ugashyuha cyane ngo barimo, ngo uri umukozi waruhutse. Reka. Ntabwo ari we burya washyiriweho kiriya kiruhuko. Nabo ngabo nabo ba architect bubaka cyangwa se batekerereza isi, nabo bahaye iyi si umurongo w'uko ibaho, uko yirirwa nuko irara nuko iramuka. Abo nibo bavuze muri periode ya Covid, tujya mu nzu. Umuntu uri Shanghai mu Bushinwa ajya mu nzu, uri mu mibyuko y'amasaka Epfo, Butare, Muhero na Katarara hakurya ureba i Burundi,
ajya mu nzu. I Burundi bajya mu nzu. Muri Kongo bajya mu nzu. Muri Afurika y'Epfo bajya mu nzu. Muri Aziya, muri Europe bose bajya mu nzu. Abanyamerika bajya mu nzu. Uwo nguwo iyo avuze isi iramwumvira. Ni abantu bafite imbaraga zirenze iz'umuntu yatekereza. Ni abanyembaraga baruta abaperezida. Abo ngabo bakorana n'imyuka. Iyo mvuze imyuka si umuyaga mba mvuga ibiremwa byambaye imibiri yindi itari uyu nguyu. Abo bakorana n'izindi mbaraga zituruka mu isanzure rya kure. Bibiliya ivuga ariko wenda twebwe tutamenya ko ari byo Bibiliya yavugaga. Ibyo Daniyeli yarabibonye, abona ko hari igihe kizagera ibumba uyu mubiri wacu ukivanga n'ibyuma. Uyu munsi turi gukorana n'amarobo, ndetse amarobo yahindutse igice cyacu. Ariko si iyo tekinoloji y'amarobo ninde wayizanye? Nivugiraga gusa kuri iki kimenyetso Yesu yatanze, aravuga ngo hazabaho intambara n'impuha z'intambara. Twabivuze ubushize. Nari ngerageje gusa kuvuga ko ibi ni bimwe mu byo Yesu yavuze bizaranga iminsi y'imperuka. Ariko hari ikintu kimwe Yesu yatubwiye. Yaratubujije ngo ibyo ntimugahagarike umutima nimubyumva, kuko impuha zizabakura umutima. Ntimuzahagarike umutima. Intambara ntizizabura kubaho. Icyo mwakora cyose, uko mwasenga kose, intambara ntizizabura kubaho. Biranditse, ni ihame ndakuka, intambara zigomba kubaho. Aravuga ngo benshi bazayoba, hazaduka abahanuzi b'ibinyoma, hazaba inzara mu isi n'ibyorezo. Izi ntambara icyo ziba zigamije ni ugukura ubutunzi mu maboko y'abantu benshi bugasubira mu maboko y'abantu bake, kuko ubutunzi bw'isi buyoborwa buri mu maboko y'abantu bake cyane. Ubutunzi bw'iyi si buri ahantu hamwe mu bantu bake. Izi ntambara icyo zikora, zigusha ekonomi y'isi hasi, hanyuma abashinzwe kuyihagurutsa bakayihagurutsa aho yari igeze, basubiza ibintu aho bigomba kuba biri. Nuko bimeze. Niyo mpamvu peteroli ihenda ku isoko, esanse bikaba ibibazo, ibicuruzwa bikazamuka, amafaranga y'ibihugu bimwe agata agaciro, ayandi akagira agaciro. Ni umuntu ubikora. Ngarukiyeho kuko ubu dusigaye tuvuga ibintu bagahita baduha copyright. Ibyo ngibyo tubihuriyeho turi abantu benshi. Inshuti muvandimwe, ijambo Imana yavuze ni ukuri kandi no gusohora rizasohora. Yesu yabwiye abamwizeye ibi, arababwira ngo mukwiriye kuba maso, mukwiriye gusenga, mukwiriye kumenya igihe cyo kugendererwa. Ibi bihe bizaba, ariko ababishyize mu mutima bakabizirikana ntago byabatunguye. Abakristo benshi kiriya gihe bararokotse, kuko bazirikanaga amagambo Kristo Yesu yasize avuze. Ababipinze, abo bahuye n'ibyago n'amakuba. N'uyu munsi rero igihe turimo, intambara ya gatatu iratangiye. Usanga kuri YouTube ari byo bintu biriho hirya no hino, abantu bahahamutse bakanuye amaso ngo intambara ya gatatu ngo iradutse.
umva nkubwire, amahoro yacu ntabwo ashingiye kuko isi iba nta ntambara irimo, oya da, ashingiye kuko Kristo yaduhaye amahoro. Nidupfa tuzasanga Imana ko ntitwiganyira iyo tujya, niturama tuzakorera Imana, byose ni inyungu. Paul baramubwira ngo nujye Iyerusalemu urahura n'ibyago, arababwira ati ibyo biroroshye, ahubwo jyewe niteguye no kugwayo. Inshuti muvandimwe, ndakwibutsa ko iyi si yaba ifite amahoro cyangwa se itayafite, ibyiringiro byawe biri muri Kristo Yesu. Ntabwo ukwiriye, amahoro yawe ntakwiriye kugengwa n'ibiriho none, kuko uko byamera kose n'ubundi iminsi irashira, kandi n'ubundi nta gikwiriye kukurangaza, kuko ibiriho byose bifite igihe cyabyo. Nubwo warama, hari igihe ntarengwa utazarenza, hari imyaka washyiriweho, ushobora kutazaba umwe mu bazabona igitondo cy'ikinyejana cya 22. Nubwo wagira kurama, ushobora kutazarenza mu 2100, iki kinyejana cya 21 nibwo kizarangira. Ufata imyaka ufite uteranye kuri 74 isigaye ngo iki kinyejana kirangire, uraza gusanga niba uri hejuru ya 30 biragwa mu ijana kandi rwose si nta mahirwe menshi ahari yuko uzayimara. Ntabwo ukwiriye gushiturwa no gushukwa no kurangazwa n'ibitangaza, ntabwo ukwiriye gukangwa cyangwa se kurangazwa n'ubuhanuzi bw'ibizaba. Ubuhanuzi ni bwiza, ariko uyu munsi muri iki gihe cyane nicyo kintu gifite ubona abantu bitayeho, nicyo kintu gifite views, niba ariko navuga. Abantu benshi bashituwe n'ubuhanuzi, ariko ikibitera ni ubwoba bw'ubuzima. Abantu benshi bahahamuwe n'ubuzima bwa none, abantu bose bafite ubwoba bw'ibizabejo, kubera ko iyo barebye nyine babona ibintu, isi hari ukugotwa gukomeye impande zose, kandi ubuzima bwarahenze, indwara zabaye nyinshi, ibyago byo byagize umuntu ku rupfu, intambara n'izo mpuha zazo, umutima w'umuntu urahagaze. Abantu rero bagashaka kumva amahoro ejo, mbese amagambo abahumuriza ngo rwose ejo bizagenda neza. Ariko nshuti muvandimwe, ibyahanurwa byose bivuga ko bizagenda neza, ariko n'ubundi hirya y'ibyo ngibyo hari iherezo. Jya utekereza kuri iryo herezo, kuko nicyo gifite agaciro kuruta ibyo ngibyo. Indwara, abantu bashishikajwe no gukira indwara, ndetse baguye mu gico cy'abapfumu, ariko babikora mu buryo bwa gisirimu, niba ariko navuga. Babyambitse Yesu, babyitiriye Yesu, ariko ni abapfumu, cyangwa se bakoresha imbaraga z'umubi, ariko babyitirira Imana kugira ngo bayobye benshi. Abo nibo bahanuzi b'ibinyoma badutse. Yesu yarabavuze muri iki gice cya 24 ngo bazayobya benshi, bazayobya benshi. Icyo nicyo gihe turimo. Indwara, abasengera abantu indwara zigakira, nta mugayo, reka nyine bigarurira abantu, kubera ko abakabaye babikora bafite ibindi barimo, sinza kujya kwinjiramo aho n'iby'ikindi gihe. Abo bakonikoni rero bigaruriye imbaga nyamwinshi, bari gukiza indwara, ariko n'ubundi mva nkubwire, wite kuri uwo mubiri cyangwa ubyihorere. Sinkubujije utagira ngo mfite ishyari ry'uko ukira indwara, ariko Lazaro nubwo yazutse yarongeye arapfa. Ka gakobwa ka Yayiro nubwo Yesu yakazuye karongeye karapfa. Ubu se karahari? Yohana nubwo yarokotse amavuta yandi bari bamutayemo ngo bamukarange bufiriti, ariko n'ubundi byarangiye Yohana apfuye, umubiri yarawambuwe. Nubwo Petero avuye muri gereza Herode ashaka kumuca umutwe, ariko n'ubundi byaje kurangira bamubambiye bamucuritse. Nta hantu uyu mubiri, nta hantu uzacikira,
nayo mpamvu ikikwiriye kugushishikaza kandi ukwiriye gushyiraho imbaraga ni ugucikisha ubugingo bwawe ukabuha Kristo, ukabuha umuremyi, akaba ari we ubuzigama, bugahishwa mu Mana. Naho ibindi byose wakora ni uguta igihe. Ibindi byose wakora ni uguta igihe. Ukwiriye kwizera ijambo ry'Imana kuko ari ukuri kandi kutavangiye. Yesu avuga iby'uru rusengero, nta muntu wakekaga ko uru rusengero rwasenyuka. Rwari urusengero rutangaje, abanyamahanga bajyaga baza kurutangarira, ariko rwagiye hasi, nta buye ryasigaye rigeretse ku rindi. Yesu arakomeza yambuka ibihe, yinjira mu myaka ibihumbi bizaza, ari byo bihe twebwe turimo. Yarabibonaga. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyahanuwe bizasohora, iby'Umwami Imana yavuze ku buzima bwawe bizasohora, iby'Imana yavuze ku bihe n'iminsi bigomba kuba. Ntushishikazwe cyane n'ibizaba, ahubwo wizere icyo Imana yavuze ko ari ukuri kandi kizasohora. Niba Kristo yaravuze kugaruka kwe, azagaruka uko byabera kose. Ni igihe cyawe cyo kumwitegura. Ese muri iki gihe cya none urimo uramwitegura gute? Ese ukora iki kugira ngo umugeni wa Kristo arusheho gutegurwa? Uri kwera mbuto ki? Uri kubwiriza ubutumwa bwiza, ubutumwa bw'Imana, ubutumwa bwa Yesu Kristo, gupfa no kuzuka kwe? Uri kubibwiriza abandi ugute? Uri kubwira abantu urukundo rw'Imana cyangwa uri kubabwira ibindi? Ubitekerezeho, nanjye mbitekerezeho. Imana iguhe umugisha kandi ikugirire neza. Tuzasubira.